dukomeje kureba rero bya bimenyetso birindwi bigaragaza ihirima rya Amerika. Tukaba twarabonye bitanu. Uyu munsi tukaba tugiye kureba ikimenyetso cya gatandatu cyerekana ko Amerika iri kugwa, kigendanye n'ihirima ry'idolari. Bizagenda gute? Byifashe gute? Ikimenyetso kitagaragarira amaso cyifashe gute? Biteye bite? Amerika igeze he ihirima? Ese ndamutse nkubwiye ko Amerika itazagwa kubera intambara, kubera amabombe, cyangwa se kubera izaterwa, ahubwo bizava ku ifaranga ryayo rizagwa, wari ubizi? Amateka twereka ko zamatse ibihugu ntago zijya zigwa kubera ko baziteye zatsinzwe intambara, ahubwo zigwa biturutsemo imbere kubera ko ubukungu buba bufasha ibintu byose bugenda bugwa gahoro 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 bugasenyuka. Amerika rero nayo n'idolari ryayo biri kugenda byigaragaza gahoro gahoro ku isi hose ko ubucuruzi bakorana n'ibindi bihugu buri kugenda buyoyoka, ariko ntago birajya ku mugaragaro neza. Amafaranga ya Amerika rero ari guta agaciro umunsi ku munsi nk'uko bigenda bigaragara, kubera ko ibindi bihugu biyatera icyizere ntabwo bikiyaguramo. Mbere rero icyizere cyari cyose, ariko cya cyizere kiragenda kiyoyoka buhoro buhoro, bitagaragarira abantu ku munsi wa mbere cyangwa wa kabiri, bizajya gutya bikikubita hasi. Urabizi ejo twarebye ukuntu Abaroma baguye, za Espanye, Ubwongereza, byose byaguye kubera kutita ku ifaranga ryataga agaciro ntibabyiteho. Amerika rero nayo uyu munsi igeze ku urwo rwego, ku bantu benshi batabizi ariko abareba barabibona. Ni ukubera iki zamatse ibihugu nyinshi zose zigwa iyo ifaranga ryabo rimaze guta agaciro? Ni ukubera ko iryo faranga niryo riba ribifitiye runini, kandi riba rifite icyizere ku isi yose, yaba ku mpande za politike, ubukungu, mbese baba bakikiwe hose. Mbere yo kwinjira rero, reka maze nkubwire ubu turi kumwe, kandaho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, tuze kubuza n'ubuhanuzi, turebe aho ibihe bigeze, izi ntambara ziri kuvugwa ku isi yose bimeze gute. Twagiye rero niba wakanze like, tubanze dusubire mu mpamvu 5 zerekana ko Amerika iri kugwa. Ibimenyetso 5 twarebye ejo. Ikimenyetso cya mbere, nta muntu ukizera Amerika kubera ko ukuri baraguhinduye. Uzi ko muri Amerika uyu munsi iyo uvuze ukuri abantu bakwita umusazi. Ibyo byararangiye. Ni ukuvuga ngo kwa kwiyubaha kwataye agaciro, abantu bakimenya ikibi n'ikiza. Iyo rero umuntu uvuye mu bantu, icyizere nacyo kirayoyoka. Iki akaba ari ikimenyetso cya mbere. Ikimenyetso cya kabiri, politike yaho y'amacakubiri nayo, ubumwe bwacitsemo kabiri. Wibuka ko Bibiliya iratubwira ngo igihugu gicitsemo kabiri biba birangiye, ntigishobora guhagarara, ntibishoboka. Igihugu rero ntabwo kiri kumwe, kandi noneho harimo akagambane, kweshya. Ibintu nk'ibyo byose bituma igihugu kigwa. Ikimenyetso cya gatatu, inzego nazo nta cyizere abantu bakizifitiye muri Amerika, yaba iby'inkiko, yaba amatora, yaba itangazamakuru niryo rikoreshwa kugira ngo ribe abantu riboze ubwonko, n'ubuyobozi ubwabwo n'abayobozi ntago bakibafitiye icyizere. Urugero, urabona Trump uyu munsi yagiye muri Davos, abantu bari ku munyenga bavuga bati ari kujya kuvugira hariya Davos iwe mu rugo, abantu bavuga ko batamushaka, adashatswe. Urabona ko mu kwezi kwa mbere kwa buri gihe muri Amerika bakora ikigereranyo kugira ngo barebe ukuntu perezida akunzwe, biravugwa ko batamushaka. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu bimaze kuba rero, cya cyizere abaturage bari bafite muri sisiteme ya mu buyobozi bwabo kigwa hasi ku musenyi. Ikimenyetso cya kane twarebye, umwenda, amadeni akomeye cyane, kubera ko bakomeza baguza. Bivuze ngo ibi byose bizagira ingaruka zikomeye cyane ku bantu bazaza mu bihe bizaza, bigatera umwiryane. Abantu bakibaza ni ukubera iki igihugu gifite imyenda ingana gutya kandi batishyura.
Ikimenyetso cya gatanu twarebye rero ni imidugararo mu gihugu hagati, gukora mu myigaragambyo, ubwoba, mbese ibintu by'imidugararo bikaba akamenyero mu gihugu, bikaba nyine nk'ibintu twibanira. Izi rero akaba ari ingero zifatika eshanu, ibimenyetso bitanu twarebye byerekana ko Amerika irimo iragwiramo imbere bitegura kujya kuri cya kimenyetso cya gatandatu simusiga, ari kugwa kw'idolari. Reka turebe ukuntu gifashe. Kuki rero zamatse ibihugu zitagushwa n'intambara? Tubanze none tubiceho hejuru gato. Nanone amateka twereka ko atari intambara. Abaroma nabo kugero ntago baguye kubera ko batewe n'igitero kivuye hanze, ahubwo baguye kubera ko ifaranga ryabo ryataye agaciro. Wibuka Abaroma bize umutwe, bari bafite igiceri cy'umuringa, none ubabana muke bakajya bakata igiceri kugira ngo banushe ku giceri kimwe, bahuze bakoremo ikindi, tuvuge nk'ibiceri bitatu bakavanamo bitanu. Urumva ukuntu byari bimeze? Cyangwa igiceri kimwe bibiri bakakivanamo icya gatatu. Nuko babigenjeje, ibyo bitaga coin clipping. Bakataga igiceri bakanushuraho akantu gato, bakagateranya n'akandi kugira ngo babyaze igiceri gishyashya. Nuko baguye. Espagne nayo yagushijwe n'imyenda kandi yari ifite zahabu zikomeye cyane, ariko ntibyayibujije kugwa. Ubwongereza nabwo bwatwaye isi bishyira kera, ariko ifaranga ryabo riguye ntawamenye uko baguye. Niyo mpamvu rero igikomere cyazamatse ibihugu uko kingana kose, iyo ifaranga riguye biba birangiye. Ni ukubera iki ibihugu bidakunze kurwishwa n'intambara? Ariko wenda muri Amerika kuri iyi nshuro, kubera ko iyo igihugu gitaye agaciro, ikintu cya nyuma Amerika izaba isigaje ni intambara. Nta kundi tuzabireba mu kimenyetso cya karindwi, ariko reka tubanze dukomeze ikimenyetso cya gatandatu. Kuki rero intambara zitagusha zamatse ibihugu? Nuko izo mpire izamatse ibihugu iyo zigize mu ntambara gusa, intambara zishobora kwirokoka, ariko ntago zishobora kurokoka ifaranga ryabo ritaye agaciro, kuko iyo ritaye agaciro nta cyizere. Uzarebe urugero nk'amafaranga yo muri Kongo kera akitwa amakuta, nta hantu bari kuyatwara ngo bayakwemerere. Amataliyani byari uko, byari ugufata ingorofani ukayuzuza ukajya kugura umugati. Amafaranga rero yageze kuri ako gaciro, nta muntu ukiyafitiye icyizere namba. Reba rero idolari naryo nirigwa rikagwa burundu, bizagenda gute? Nika turebe rero kuba ku idolari bimeze gute, bihura n'ubuhanuzi gute kugira ngo kiriya gihugu kizacike intege. Kuba ku idolari kugira ibibazo bikomeye cyane iyo nko kugura amavuta, ubucuruzi, imyenda n'ibihano bindi byose Amerika biyituye hejuru. Nibiyitura hejuru icyarimwe rero, rya jambo rifite ku isi yose rizongera, kubera ko urumva yajyaga ahantu hirya igafata amavuta uko ishatse, ubucuruzi bugakorwa mu madolari, imyenda bagafite ukuntu bayinyanganya, ahubwo kugira ngo bifatire ibihano bakabifatira ibindi bihugu. Ni ukuvuga ngo rero ko ibihugu byose byari byaremeye gukurikira Amerika bikariha mu madolari, ibyo byose bizavaho. Nta muntu n'umwe uzongera kwizera Amerika, bwa bwoba bayigiriraga buzashira. Kandi noneho iyo icyizere kivuyeho, tuvuga ibihugu byose bivana icyizere kuri Amerika, ni ukuvuga ngo kwitinya no kwiruha bizaba birangira. Ni iki rero kigifashe idolari ku ngubu kiritiza imbaraga kurenga imipaka ya Amerika hirya no hino ku isi? Ibi byose biva ko Amerika yishyurwa mu madolari, n'abaguze hirya no hino Amerika itazi bishyura mu madolari, n'ububiko bwayo buri mu madolari. Niyo mpamvu ibimenyetso byose musiga biduha isomo rikomeye ko ikimenyetso cya gatandatu kirima ry'idolari kiri kuza, cyaje, kiri hano. Ntabwo ari uko bivugwa mu makuru cyane, ahubwo nuko ibihugu bindi byakangutse byamenye ko Amerika ibiryamira, noneho ahubwo bigasigara bikora ubucuruzi hagati yabyo mu mafaranga yabyo. None ibyo ngibyo bituma zahabu izamuka nayo ikagira agaciro cyane,
amavuta nayo akarenga idolari. Urumva ko idolari ikoreshwa, noneho za banki nazo zigahitamo ubundi buryo. Ni ukuvuga ngo amabanki y'Ubushinwa, amabanki y'Uburusiya, amabanki y'ibindi bihugu bikomeye cyane bahitamo andi mafaranga bazajya bishyuriramo. Aho rero niho idolari rizatera agaciro, kubera ko amasoko atagikora ibintu by'ubucuruzi mu madolari. Ni ukuvuga idolari ryari rifite ibihugu byose rizavaho, ariko biracyari bucece kubera ko bigenda buhoro mbere y'uko abantu b'abaturage rusange babimenya. Gute rero Amerika yinjiye igice cya gatandatu, ikimenyetso cya gatandatu kirimo ari idolari. Amerika yabyinjiyemo ite? Nta kundi, urabona ko Abaroma bakoraga ibyo gukata igiceri. Amerika yize umutwe, ntabwo bakata ibiceri, ahubwo noneho bakora amafaranga umusubizo kuya printing. Bagora bakora amafaranga mashya buri gihe. Kandi rero iyo ukora amafaranga buri gihe bitesha ifaranga agaciro. Niko byagenze. Urabona ariya matriliyoni bafite y'imyenda babuze uko bayishyura. Noneho wumve, aho kugira ngo bakore akazi, ibaze nawe ufite ikimashini gihora giprinting amafaranga, gikora amafaranga. Ya mafaranga atagaciro kubera ko nta mirimo ikorwa kugira ngo isigasire rya faranga bahora baprinting. Ni ukuvuga ngo rero buri faranga bemprimye ritesha agaciro irikurikira. Nimo ufashe amafaranga abiri, amadolari abiri akaba ari wemprima, irimwe ryabanje riratesha agaciro rizakurikira. Ni ukuvuga ngo system yahozeho ifite ubutware, ahubwo noneho irushaho gukaza umurego irindi mugo. None se kuki bemprima amafaranga? Kwemprima amafaranga kuko bishobora kurokora igihugu cyangwa kugisigasira? Oya, ntibishoboka. Amateka yose atwereka ko abagiye bashaka gukora amanyanga yo gukora amafaranga yandi byabereye ubusa, ahubwo ni umutego mutindi ushibukana nyirawo wakihibereye. Amerika rero yari izi ko izagira andi mayeri mashya kubera iterambere ryaje, bakajya bemprima amafaranga mashyashya, ariko ayo mafaranga bemprimye ibyo byatumye system yabo igwa hasi. Kuko iyo ukomeje wemprima amafaranga bifata igihe gito gusa ifaranga rigahita rigwa hasi. Nicyo cyabiterera kwemprima. Baremprima ibaze ibindi bihugu byirirwa byemprima. Ni ukuvuga ngo abantu b'abanyamahanga nta cyizere baba bakigufitiye, inyungu zirazamuka, imisoro ikazamuka, noneho ifaranga rigata agaciro gakomeye cyane. Iyo rero idolari ritaye agaciro, ninde uzabyungukiramo? Ni ukuvuga ngo ababyungukiramo ni ibyo bihugu bindi bikoresha andi mafaranga yo kuranda. Ari mpamvu n'Ubushinwa bwatumbagiye n'ibindi bihugu biri kuzamuka, kuko bafite ubundi buryo noneho bwo bufatika bwo gukora mu bucuruzi bwabo. Tubihuza n'ubuhanuzi rero bihurira he? Ubuhanuzi butubwira ko mu mateka iyo igihugu gitaye ukuri kigata umuco, ubutunzi buragwa byanze bikunze, kubera ko ubutunzi n'ubukire bwose bugendana n'uko igihugu cyitwaye neza. Ingaruka ni iyihe rero? Iyi ni ingaruka y'uko iyo uvuye ku Mana ukayitera umugongo, byanze bikunze uragwa. Ntabwo ari ibintu by'uruhurirane, ahubwo ni hame. Tugendeye ku buhanuzi nuko ibindi bihugu byagiye bigenda muri za Bibiliya, uwanga kwemera Imana agafata ikibi akacyita icyiza, ibyo byose byavuyemo ingaruka z'uko baguye hasi. Ese iki ni igihano Imana igiye guha Amerika cyangwa se ni ingaruka? Twavuga ngo habanza ingaruka, noneho ari bwo nyuma urubanza rwa Amerika ahubwo noneho ruzaza. Imana imanza ikaguhana n'urubanza rukazaba nyuma. Reka turebe rero ikizakurikira. N'ikigiye gukurikira iyi ntambwe ya gatandatu, ikimenyetso cya gatandatu cyerekana ko Amerika iri kugwa. Idolari nimara kugwa neza kubera ko bemprima kandi ntacyo binjiza. Amateka atwereka ko ikimenyetso cya kabiri kizakurikira ari cyo cyo kugwa. Icyo kimenyetso ni ikihe? Ifaranga nirwa, abaturage bakabura ibyo barya, amafaranga akabura,
hakaba akaduruvayo, bizaba bikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo hazahita hatera imidugararo n'intambara zikomeye cyane, noneho guhirima neza neza bihite biba nk'ako kanya. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bazi ubwenge bazaba wenda baribitseho udufaranga duke ko kuzabarakora mu bihe bizaza. Ariko reka turebe, mbere y'uko ikimenyetso cya karindwi kiba, mbese ngo Amerika igwe burundu, ese hari amahirwe Amerika ifite y'uko ibintu ashobora gukira? Bishobora wenda guterwa n'ubuyobozi bugize inyurabwenge bukaba bwahinduka, noneho n'abaturage bakabimenya, kubera ko abaturage benshi buriya ntibaba babizi. Nko muri Afurika, nubwo muri Afurika nabwo ibintu bitungurana, ariko muri Amerika nabo ntibabizi. Sibyo, bamwe na bamwe babona ko ibintu byazambye kubi cyane. Hano dukuremo ikirere, Amerika kizigenza n'ibigiye guwa igahirima, bizagenda gute? Ni ukuvuga ngo buri mpatsi ibihugu ishyira amafaranga hejuru y'ubumuntu, hejuru yo gukunda Imana, byanze bikunze birangira iguye. Ni ukuvuga ngo ubutunzi ntibushobora gusimbura inyurabwenge y'Uwiteka na rimwe, ntibibaho. Ni ukuvuga ngo ya mafaranga n'ubundi iyo uyagize cyangwa se ukayimprima nka gutyo, bigaragaza bihita bigushyira hanze, bikwerekana uwo uri we, warangiza ukarangira uguye kubera ko washatse kwisunga amafaranga kurusha kwisunga Uwiteka. Ni ukuvuga rero icyizere cyubakirwa ku kuri. Igihugu kidafite ukuri, ngahareba ibyo bakora by'ubutinganyi hariya, ibintu byose byuzuye muri Amerika. Imana yaravuze ngo Babuloni iraguye, byahishuwe ni Amerika ibivuga. Amateka yisubiramo kuko ahoraho, abantu ntibige, noneho bikabazunguruka, akisubiramo aribyo abantu bita ngo yisubiramo. Ejo hazaza rero naho abantu bareba bakigira ku byabaye mbere, noneho bakavanamo isomo rizatuma birinda ibyabaye. Ni ukuvuga rero mu kwanzura hano tukabwira nanone ibintu by'uko Amerika idolari riri kugwa, ziriya ntambara zose kujya za Venezuela, kujya hirya no hino hose aho bajya, ngaho za Greenland naho barashaka guterayo kujya kuzana ubutunzi. Ni ukuvuga ngo bamaze kubona ko idolari riri kugwa kugira ngo ritagwa, bagomba kujya kwiba ubwo butunzi hirya no hino. Ahubwo wasanga na biriya bihe bya za Iraq, Saddam Hussein, za Afghanistan, hariya hose bahatiye kugira ngo bajye gusahura y'ubutunzi busigasira rya dolari riri kugwa, kuko ahubwo Amerika iyo bataba ziriya ntambara za Afghanistan na Iraq bari kuba baraguye kera. Niyo mpamvu rero bashaka ubwo butunzi hirya no hino, kuko iyo matsi ibihugu iri kugwa, byanze bikunze ifaranga riri kugwa neza rigiye kugera hasi, bajya gusahura hirya no hino ku isi. Ukabona ariyo mpamvu noneho bakataje ko bizera ko baramutse basahura ubutunzi vuba bishoboka, bashobora gusigasira idolari, ariko it's too late, byaratinze. Nta kizatangira ihirima ry'idolari. Nirimara guhirima rero nibwo tuzinjira mu kimenyetso cya karindwi, ari cyo rurangiza kizapfundikira burundu Amerika ikajya yigwa mu mateka nk'uko twiga Abaroma, Abagereki n'abandi bose bakomeye mbere y'ibihe. Nkaba mbashimiye rero bakomeje kugana nanjye. Imana ikomeze barinde, ukandeho like mbere yo gusohoka hano. Niba twabanye nawe wandike mutubwiye, ese urabona Amerika iri hirima izaricika cyangwa bizayitwara? Bizagenda gute? Komeze rero tuzarebe mu gice kizatwereka ikimenyetso cya karindwi uko bizagenda, nayo nzayishyiraho ejo. Noneho murebe aho Amerika igeze n'igihe gisigaje gito cyane kugira ngo ubuhanuzi busoze, noneho za ntambara birirwa bavuga zibe. Nkaba nshimiye namwe benshi mukomeje kwiyandikisha, munyereka ku munyoto ukuri umunsi ku munsi, amanywa n'ijoro. Nkaba mbabwiye nti Imana ikomeze barinde. Shalom, toda raba, tov meyo.